turakwitabye karamenya gasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana ni muhumure, Imana iradukunda ije kudukiza kuri uyu gatandatu w'icyumweru cya 24 mu byumweru bisanzwe tariki 20 Nzeri 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana ubwo duhimbaza abatagatifu Andrea Kimu na bagenzi bahowe Imana mu gihugu cya Korea. Ubwo muri icyo gihugu cya Korea habaye itotezwa ry'abakristo mu gihe cy'imyaka 100 rigahitana abakristo barenga 10,000. Andrea Kimu na bagenzi be benshi bandi bahowe Imana. Badusabire kugira ngo natwe ubuzima bwacu bubereho kwitangira abandi, kwitanga kubera Kristo waducunguye. Ngamasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni umwera ya mbere pa mutatifu yandikiye Timote umutwe wa 6:13 kugeza ku 16. Nkora mutima yanjye mbigutegeke imbere y'Imana ibeshaho byose n'imbere ya Kristo Yezu wabaye umuhamya uhebuje w'Imana imbere ya Pontiyo Pilato. Wite ku mategeko ukomeze kuba umuziranenge n'indakemwa kugeza ku munsi wo kwigaragaza ku mwami wacu Yezu Kristo. Kuko rero igihe cyagenwe n'ikigera azagaragazwa n'Imana nyirihirwe na mugenga byose umwe rukumbi, umwami w'abami n'umutegetsi w'abategetsi. Iyo yonyine yihariye ukudapfa igahora ituye mu rumuri rudahangarwa, ntihagire umuntu n'umwe waba warayibonye cyangwa ashobore kuzayibona bibaho. Niharirwe icyubahiro n'ububasha ubuziraherezo amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 100. Nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Nimusingize Uhoraho abantu b'isi yose, nimumugaragire mwishimye, nimumusanganize impundu z'ibyishimo. Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana, niwe turemye none turabe, turi umuryango we n'ubushyo yiragiriye. Nimutaha amarembo y'umushimira, mwinjirane ibisingizo mu ngombe ze, mumusingize murata izina rye. Kuko Uhoraho ari umugwaneza, urukundo rwe rugahoraho iteka, ubudahemuka bwe bugahoraho uko ibihe bigenda bisimburana. Nimusanganize Uhoraho impundu z'ibyishimo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka umutwe wa 8 umurongo wa 4 kugeza kwa 15. Muri icyo gihe abantu benshi bamaze guterana baturutse mu migi yose bamusanga, Yezu ababwiza uyu mugani ati: umubibyi yavuye iwe ajya kubiba imbuto ye. Igihe abiba imbuto zimwe zigwa iruhande rw'inzira, barazikandagira n'inyoni zo mu kirere zirazirya zose. Izindi zigwa mu mabuye, zimaze kumera ziruma kuko zabuze amazi. N'izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura arazipfukirana. Izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera zera imbuto 100. Amaze kuvuga atyo atera hejuru ati: ufite amatwi yo kumva niyumve. Abigishwa benshi bamubaza icyo umugani ushaka kuvuga. Arabasubiza ati: mwebweho mwahawe kumenya amabanga y'ingoma y'Imana, naho abandi bakabwirwa mu migani kugira ngo barebe boye kubona, bumve boye gusobanukirwa. Dore rero icyo uwo mugani uvuga: imbuto ibibwa ni ijambo ry'Imana. Ameze nk'imbuto ziguye iruhande rw'inzira, nawumva iryo jambo, hanyuma se kibakaza akarikura mu mitima yabo, agira ngo batemera bagakira. Abameze nk'imbuto zaguye mu mabuye, nabumva iryo jambo bakaryakira n'ibyishimo, nyamara ntiribacengeremo ngo ribashingemo imizi. Nabemera by'akanya gato, ibishuko byaza bagahita bacika intege. Abameze nk'imbuto zaguye mu mahwa, nabumva ijambo, ariko imihibikano n'ubukungu n'amaraha y'isi bikabapfukirana, bikababuza kwera imbuto. Abameze nk'imbuto zaguye mu butaka bwiza, nabumva ijambo, bakaryakirana umutima ukeye kandi mwiza, maze bakera imbuto nziza babikesha ubudacogora bwabo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Hari imvugo y'Igifaransa igira iti: Dieu n'est jamais en retard, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana ntishobora gutinda, ntishobora gukerererwa, ntishobora gusiba. Ahubwo umuntu niwe usiba, niwe ukerererwa. Hanyuma arayiza gukora ibyo ngibyo agatangira kivumbura no gutaha bitabuze. Abana kenshi twibuzemo icyo kintu cyo gutegereza ndetse no kwihangana. Amasomo kintu cyacu duteguriye no munsi arerekeza kuri uwo mugenzi wa gipfura witwa kwihangana, la perseverance. Kwihangana ntabwo ari ugutitiriza no guhatiriza,
ahubwo no gutegereza hashira umwaka, hashira imyaka 2, 5, 10, gukomeza wizigamiye ubukungu mu ijuru, gukomeza wishyize mu biganza by'Imana, kuko akenshi mu buzima bwacu turarambirwa. Iyo duhuye n'ibigeragezo, ibibazo, bitotezo, uburwayi bwanze gukira, ibibazo byaburi ibisubizo, akenshi dukunze kwitakana Imana tukivuva tuti Nyagasani buri kunkora n'ibiki, Nyagasani gucyo utangeza ahangaha, Nyagasani gucyo utambika igisubizo. Tukaza kubagirwa ko nyine imbere y'Imana tutagomba kwivovota, kuko Imana iratuzi ku buryo buhagije. Rero nanjye nihangane ntegereze, kuko Imana izi uko bizagenda. Hasigaye ko nanjye ngendera mu nzira z'Imana, nkihangana ngirinda kudohoka. Kwihangana buri munsi. Ni nabyo isomo rya mbere riri gutwerekezaho, guhorana n'ubutungane. Ubwo Pawulo yibutsa Timote imigenzo ya gipfura agomba kwimiriza imbere kugira ngo ashobore kuyobora umuryango w'Imana. Ati wite ku mategeko ukomeze kuba umuziranenge n'indakemwa kugeza ku munsi wo kwigaragaza k'Umwami wacu Yezu Kristo. Amen, amen, amen. Gutegereza kugeza Yezu Kristo aziye. Wakwihanganye ugategereza ko Yezu kwibuka kandi akugirira impuhwe. Nanjye ubuzima bwanjye burakere kwakira Nyagasani no kumusingiza, uko umunyonza buri nawe bigarutse ati nimusanganize uhora impundu z'ibyishimo. Amen. Nanjye rero icyampa ngahora ntegereje Imana, icyampa sincike intege, icyampa ngahora nkora gushaka kw'Imana. Biki gihe n'igihe Imana yazira igasanga nkitegereje kubera impuhwe zayo. Ivanjiri no munsi nayo iratwerekeza kuri uko kwihangana, ubwo baduhaye ikigereranyo, umugani w'umubibyi. Umubibyi werekeza ku Mana, utuye mu ijambo rye, wa wundi utarambirwa, wa wundi uhora yihangana igihe cyose. Ibi nanone natwe bikadukebura. Iyo uyu mubibyi akiza kuba ari umubibyi hano ku isi, yari kuba yararambiwe kubera ibyiciro bine byose batubwiye yanyuzemo. Yageze ku cyiciro cya 4, bishoje ko nyine yarananiwe kubera deception yagiye ahura nayo, agahinda, akababaro, ibyamuciye intege byinshi. Turabona ibintu bitatu byamuciye intege, harimo inyoni, kona, ibyonnyi, ndetse byerekeza no ku burangare bwacu nk'abantu baba ku isi. Igihe warangaye umwanzi akaba yagukubita cyangwa akaba yakwinjirana. Ikindi gisitaza cya kabiri yahuye nacyo, kuko abitubwiye mu Ivanjiri, yahuye n'igisitaza cy'urubuye, kwa kundi kudacengerwa, kureremba, bya bintu byose bidutsikamira, gutsikamira, byose bishobora gutubuza Imana. Ikindi gisitaza yahuye nacyo ngo ni amahwa, kujomba, bya bintu byose bigenda biduhandahanda, ibitotezo, ibibazo, ibyo byose bituzitira kwegera Imana. Batubwiye ko uyu mubibyi yakomeje kwihangana, noneho ku nshuro ya 4 agera ku gitaka cyiza. Kubera iki? Kwihangana agategereza, kuko Imana nk'uko Imana nayo yihangana ikatwihangana twebwe abanyabyaha. Uyu mugani uratwerekeza cyane cyane ngewe umunyabyaha ukora nabi ingeso, none ejo ngasubira, ariko Imana ikaza kujya ikanyihanganira. Umugani none uratwerekeza ku bantu twese twiheba, tukivovota kubera ibigeragezo twahuye nabyo, ukomeza ngashikama. Wahura n'uburwayi, ugahura n'ibitotezo, ugahura n'inzara n'ubukene, ukihangana ukareka Imana kugeza igihe nyine izagukura muri icyo kigeragezo. Dusabiremo kwihanganira ibigeragezo bya buri munsi. Umuhanga nawe yavuze ati iyo umuntu abuze kwihangana hakurikiraho kwiheba, désespoir. Icyo kintu ni kibi cyane. Hanyuma hakazakurikiraho kwivumbura, agitation, kurakara. Kandi iyo umuntu yivumbuye hakurikiraho ibintu bibi cyane, ashobora kwiyahura. Nibyo bikurikiraho bwa gatatu, akiyica cyangwa akagira abandi nabi. Dusabiremo kwihangana buri munsi. Mu buzima bwa buri munsi duhana ibintu byinshi cyane, bimwe biduca intege, ibi abadutoteza, abadutuka, abatugira nabi, ibyo tutari twiteze bikaze bitwiruhaho. Ibyo byose bishobora kuduca intege mu buzima bwa Kristo. Ariko iyo habuze kwihangana muri wowe, ushobora no kwiyahura bikarangira wiyahuye, ukigira nabi cyangwa ukagira abandi nabi. Amasomo aje kudukebura kugira ngo kongera kwihangana muri twebwe. Il faut la patience kugira ngo tugere heza. Tuzagera kuri cya gitaka cyiza twarihanganye, tuzagera kuri bya byishimo twashoboye kwihangana, kwaratsinze. Kandi burya ntushobora gutsinda nyine utararwana. Bidusaba rero kurwana bikomeye, navugaga intambara ya roho, kugira ngo tuzagera heza. Shikama rero ukomere kugira ngo ukomere ku Mana, kuko twese ariyo nzira turi kuganamo. Umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro, ntatana n'umusaraba,
niko bicyama hano ikibeho. Nawe rero nagusaba n'umunsi kureba ibintu byose biri mu mutwe wawe, abantu bose bakuri inyuma, abari kugutoteza, abari kukubeshyera n'ibindi byinshi cyane bishobora kukwirundaho utazi iyo biva. Ibyo byose ushobora kubyihanganira nk'uriya mubibyi kugeza ugeze ku gitaka cyiza, kugeza ugeze ku byishimo. Ibyishimo nyakuri ni ukugera ku Mana. Ibyo byose byenda bituzitira n'ibitubuza umurongo w'Imana. Ese ujya wihangana kugeza ugeze ku Mana? Ubutungane, kubutunganya buri gihe cyose. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore ngo bari babanye neza, bari inshuti. Umwe abwira undi sheri, undi akikiriza ati sheri. Nuko igihe kimwe kiza kugera, bya bintu by'uko nyakibatarara bushyitse, ngo bumvikana ko nta n'umwe uzahemukira undi. Nk'umugabo n'umugore nyine iyo bagiye gushyingirwa, nk'umuntu wese ukora isezerano, ubundi twese dusezerana ko tuzahemuka. Ariko hari igihe nyakibi yivanga muri ibyo, umwe akaba yahemukira undi, umwe akaba yahemuka kuri ubu buryo na buriya. Nuko igihe kimwe kiza kugera, haza kuza nyakibi muri rwa rugo wa wundi utarara bushyitse, ngo wa mugore agiye kubona umunsi umwe aratungurwa, afata umugabo we aryamanye n'umukozi wo mu rugo. Umugore agira ishavu n'agahinda, yibaza uburyo umugabo atinyutse akamuca inyuma bene ako kageni, kandi bari barasezeranye. Yibwiraga ko ari inshuti, yibwiraga ko atazamuca inyuma. Wa mugore afata icyemezo cy'uko agiye guhita ajya iwabo akahukana, ntazongere kubana n'uwo mugabo. Nuko afata imyenda yarahambira, byose arahambira, maze arigendera ajya iwabo. Ubona uko ari mu nzira ari kujya iwabo, waza guhura na mugenzi we wari inshuti ye. Wa mugore w'inshuti ye ngo aramubwira ati umva rero naje kukugisha inama, nawe n'ikibazo kiremereye cyane nk'umujyanama wanjye. Ati nje kukugisha inama, umugabo wanjye yankoreye amahano akomeye cyane. Ubwo umwana wanjye w'abatisimu yaraje kunsura mu rugo, ngiye kumva numva ko umugabo wanjye yamuteye inda, kandi uwo mwana yari afite ubukwe, yaraje kumenyesha iby'ubukwe bwe, ndetse n'uwaza gusura nyine umubyeyi we w'abatisimu nk'uko bisanzwe. None ndi kwibaza uko ngiye kubigenza. Hagati aho nyine ubukwe burapfuye, ninde ubwishe n'umugabo wanjye. Hagati aho imiryango yacu igiye gusubiranamo, n'akandi kavuga kose umugabo wanjye ateje mu rugo. None ikibazo kiremereye ndi kwibaza, ngira ngo ngireho inama nk'inshuti yanjye ikomeye y'akadasohoka. None se umugabo wanjye ko bari kumushakisha ngo bamufunge kubera ko yafashe uwo mukobwa ku ngufu, ndi kwibaza ngo mutange bamufunge, hanyuma nkongera nkibaza ngo nimutanga se bakamufunga, ko ari nge n'ubundi uzavunika ujya kumugemurira, ujya kumwitaho muri ubwo buroko, ko ari nge n'ubundi bizagarukaho. Ibibazo byambereye urujijo, byabaye ihurizo rikomeye cyane mu rugo rwanjye. Nibaje uko ngiye kubigenza nyuma yo kubona nyine umugabo ibyo byose ankoreye uburyo amvangiye. Nibaje uko nabigenza, none ndaje kugira ngo ngire inama y'inshuti yanjye. Nuko wa mugore warugiye iwabo, baje kugisha inama, bahuriye mu nzira na mugenzi ufite ibibazo biremereye kurusha ibye, afata icyemezo mu mutima cy'uko agiye kugaruka, kuko abonye mugenzi w'urusha ibibazo. Bishoboke ko bakomeje kugenda baganira, amwihanganisha nyine nk'umuntu wari umaze kumva ko ari ukomeye kurenza mugenzi we, mugenzi wari ufite ibibazo biremereye kurenza ibye. Naho undi nawe ngo yaratashye ngo agiye iwabo, none ahuye noneho n'ufite ibibazo biremereye cyane, ugikomeje ahubwo kuguma mu rugo rwe kandi aremereye kumurusha. Mu gihe ugikomeza kureba uburyo waha uyu mugore iki gisubizo, mu gihe nawe ngo usigiye umukoro ngo uhe uyu mugore uje kugisha mugenzi we igisubizo kuri iri hurizo ahuye naryo enigme, dukomeze kuzirikana ku bwihangane bwacu, uko duhata, uko dushikama mu kigeragezo, mu bibazo. Igihe cyose duhuye n'ikigerezo nk'iki mu rugo rwacu gikomeye cyane, tugiye rero gusoreza gutuntu dutatu twongera kugukebura aho utajya wihangana, cyangwa aho ujya wihangana kugira ngo ubuzima bukomeze. Kuko kuri ino si duhura n'ibibazo byinshi cyane. Uramutse uvuze ko ikibazo cyose uhuye nacyo ugiye kwiyahura, ugiye gusaba agatanya, nta n'umwe ari kuba kiriho, kuko twese mu buzima nta n'umwe udahura n'ibibazo. Icya mbere twazirikana ni ya mvugo ya Kinyarwanda igira iti ababaye si bake. Hari indi mvugo ya Kinyarwanda igira iti umugabo mbwa nunyagigona n'abandi, nuko agataka ati ye nashize naboze. Kongera tuzirikane ko duhetse ibibazo byinshi cyane, dufite ibibazo byinshi cyane, ariko abantu bamwe bakunze kugira akarimi karekare bakabigaragaza mbere y'abandi. Twese turarwaye, ariko icyo turushanwa ni ukuremba ndetse no gutaka.
no kubigaragaza, kugaragaza uburwayi bwacu, kugaragaza ibibazo byacu. Ariko hari n'abandi bagutambukije ububabare, nuko aribo gusa nyine ugishobora gutaka. Ariko hari n'abandi badataka. Kubera iki? Baratutswe. Hari n'abandi batakibona uburyo batakamba. Rero ntukajye ngo niwe nyine uri kwisi, hari n'abandi benshi cyane bari gukurusha. Nibyo bibaye kuri uyu mugore nyine uhura na mugenzi we agiye iwabo, mu gihe mugenzi we ibibazo byamurenze yabuze naho akandira. None si uyu mugore uko tubireba awe n'ikibazo cy'umugabo umuhemukiye, agahemukira imiryango nk'iyi yose, ubu azajya mu rugo yatinyuka ate kwahukana asize ibibazo nk'ibi ngibi mu rugo? Dusabe neza gushikama mu ngo zacu, mu mihamagaro yacu, kuko nta muhamagaro n'umwe utagira ibibazo. Rero igisubizo ntabwo ari uguhunga cyangwa kwahukana cyangwa kwigendera, ahubwo ni ugushikama, endurance, la perseverance, kwihangana kugeza ugeze ku gitaka cyiza, ubutungane. Icya kabiri twazirikana ni igihe cy'Imana. Abantu benshi dukunze guhata ibisubizo by'Imana, nyamara iminota 100 ku Mana ishobora guhinduka isegonda imwe ku bantu, n'isegonda imwe ku bantu ishobora guhinduka iminota 100 ku Mana. Twebwe rero turaba agatwe gato kandi umuntu arinda uruguma. Tugomba kwitoza kugenda mu murongo w'Imana, ntiduhate Imana nk'uko duhata ba petit frere n'ababyara bacu. Tureke Imana iko gushaka kwayo mu buzima bwacu. Icyo gereza uri gutambukamo wikirebera ku gihe n'ahantu, dans le temps dans l'espace, ahubwo reka Imana kuko aho hantu hose yarenze ikugenera igikwiye. Yaba twakwihanganaga uri mu burwayi, uri mu bibazo, nuko ukareka Imana ikawukoresha, wagera heza, wagera ku cya gitaka cyiza. Icya gatatu twasorezaho ngo ni umuntu wabuze kwihangana, ngo nta kintu na kimwe atakora kibi, kwiheba biziramo, kwivumbura bikaziramo, no kwiyahura bitabuze. Nibwo uzasanga nyine umwe asabye gatanya, ati ndashaka gatanya. Kubera iki? Habuze kwihangana muri rwa rugo, n'ibindi byinshi cyane. Ati sinongera kubana n'uyu, ukivumbura ukamenagura ibintu, agitation n'ibindi byinshi cyane, yewe no kwiyahura bishobora kuziramo. Ati noneho ndiyahura nkurikije ibyo umugabo nkoreye, nkurikije ibyo umugore nkoreye, ngiye kwiyahura neza neza, ukabura aho wafatira, kuko nyine wabuze kwihangana. Dusabe Nyagasani kwihangana, kuko nitwihangana ibibazo tuzabona byo hano ku isi, bigeragezo, bitoteza, uburwayi n'ibindi byinshi cyane bidushikamira. Ariko nitwihangana tuzajya ku gitaka cyiza. Nawe nanjye turasabwa gutivumbura, gutarakara imbere y'ibibazo twahuriye nabyo, ahubwo tukizirika ku Mana, tugakomera, tugashikama. Kuraje rero, ukomeze kwihangana, ugume mu Mana kugeza igihe ugeze ku gitaka cyiza. Ubutungane buri munsi, uguhorana n'Imana buri munsi, kuko nubwo uri mu kigeragezo ibibazo nta na rimwe uzabibura mu buzima, ahubwo icyo ushobora kubura no kwitandukanya n'Imana. Turasabirana rero gukomera ku Mana, nicyo gitaka cyiza, maze tureke Imana twigarurire ubutungane bw'Imana bwa buri munsi, tugende neza mu nzira y'Imana buri munsi, nibwo tuzabaho neza. Andrea Kimu na bagenzi be mwahowe Imana, mudusabire buri munsi kwihangana. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.